Hello ladies and gentlemen, nk'uko bisanzwe n'umuhungu wanyu Mirage kuri Mirage TV show. Sasa ari udukuru ducaracara dusekeje kandi dutangaje. Rimwe na rimwe mbanzi ko mwatubonye ariko igihe cyo biri ngombwa yuko umuntu adusubiramo ngo yibutse n'abantu ahashize. Hari agakuru kamaze gutrendinga kamaze iminsi nk'ibyumweru bibiri k'umugabo witwa Jean-Marie Vianney. Ariko bana yanjye umuntu wita Jean-Marie Vianney Musinga n'umufasha wiwe Yvonne bakoze agashya bakora ubukwe mu karere ka Muhanga barangije bagenda mu mashini ya tinga. Iyi mashini biratangaje nanabyita creativity nanabyita innovation nanabyita ko ari uburyo bushya bwo gukora ubukwe mu buryo bugezweho simbizi niba ari ukwiteteninga nyine njya mbyibazaho bikancanga. Uyu Musinga n'umufashe we Yvonne bakoze ubukwe mu karere ka Muhanga bahitamo kugenda mu modoka ya tinga nta nubwo ari imodoka ni ikimashini ahubwo ngiye ntangiye kujya mbyitiranya ntangiye kubyitiranya ntangiye kubyita no kubiha amazina atari byo mbisigiriza mbigira byiza ariko nyamara bo barabikoze kubwo inyungu zabo cyangwa ko kugira ngo bagire umwihariko mu mibanire yabo cyangwa mu bukwe bwabo. Uyu Jean-Marie Vianney rero yagiye mu kimashini cya tinga aho batembereye umujyi wose baratambagira n'umugore wiwe umufasha mwiza umubereye urubavu rwiwe yamyarota kuva kera akarusengera akaruzamukira imisozi za Kanyarira zahe hose. Ewana urabona ko ari ibintu bitangaje ni inkuru rwose ije ikurikiyeho nigeze kubona Rubavu naho bagiye muri cya kimashini gihinga ariko kanga kubanza kamwe kikorera imizigo kakani kamashini gikorera imizigo niko bo batembereyemo. Rero iyi nkuru iratangaje kandi yakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ndavuga ariko se ubundi abakunzi ba Mirage TV show iyi nkuru barayimenye iyi nkuru barayizi iyi nkuru bo bigeze banagakajisho bakore analysis ngo barebe ngo ubundi ibi byaje ni ibiki uyu muco iwacu warahahoze cyangwa nagashya. Uyu muntu rero Jean-Marie Vianney hamwe n'umufasha we Yvonne baciye agahigo kukuba rwose mu gihe abandi bagenda mu Benz abandi bagenda mu Range Rover abandi bagenda mu modoka zigiye zitandukanye we yaravuze ati umwihariko wanje no kugenda mu kimashini nkicara hanze mu mwanya w'imizigo aho buri wese ambona abona ibitangaza by'Imana aho buri wese areba ukuboko kw'Imana buri wese amenye ibyabaye hatazava hagira n'umugore w'abandi nyifuza cyangwa inkumi ikomeza kuntekerezaho cyangwa n'umugore akavuga ati hatazagira undi mugabo cyangwa umusore unyibeshyaho. Ibi ngibi rero no guhagasopa urubyiruko no guhagasopa abagabo b'abandi barabye indimi n'abasore bifuza gura abandi batazi ko bashatse. Rero ni inkuru itangaje kandi isekeje aho batembereye mu mujyi wa Muhanga hose bari ku kimashini bashagawe n'abantu benshi noneho by'umwihariko bari bafite ni bonsa ibonsa umugabo w'inkorokoro igisore kibigango igisore rwose igisore gishitse cyo kubacungira umutekano. Rero iyi nkuru yakomeje gusetsa benshi bandi bakajya babyibazaho ariko nanjye nkagira ngo nibarize abakunzi ba Mirage TV show namwe muri kubireba ese koko birakwiye ko umugeni w'iki gihe atwarwa mu kimashini mu mwanya wagenewe imizigo ese koko akagashya ntago kazazana amahani Rwanda mwebwe mu byumva muti ubu nibwo buryo bwiza bubereye ubwo gutwaramo umugeni wawe cyangwa bwo gutambagira n'umugeni wawe obaze ko bakugiye mu kimashini muri bari mu gihe cy'ubukwe none muri honeymoon bazagenda niki wasanga none bazashaka ingorofani. Rero ubukwe bwakomeje guca ibintu abantu banabyibazaho cyane bamwe bakavuga bati mbese buriya ntibyateza impanuka mbese ubundi ni kuki aricyo yahisemo kuki yarebye akabona mu buryo bwose bushoboka umwihariko no kugenda mu kimashini akabona ko ari ukugenda muri tinga ni ibintu bitangaje ni ibintu bisekeje ni ibintu ariko none bigomba kwibazwaho ngo ese koko we umwihariko wawe mu bukwe bwawe ugomba kubuguwe niki ugomba gukora ku buryo abandi bazasigara bakikwibukiraho ku buryo isi yose cyangwa u Rwanda zasigara rwibaza ngo uyu muntu
afite umwihariko, uyu muntu yakoze ibintu bidasanzwe, uyu muntu. Eugene Move rero we avuga yuko ashimishwa cyane n'ibyo yakoze kandi yabitekerejeho bitewe n'uko yabonaga agomba kugira umwihariko mu bukwe bwe, ku buryo no mu gihe bazaba basazanyije, Imana nibakundira, bazajya bahorana iyo memory, iyi memory rwose izabaguma mu mutwe, bikabafasha kubaka bakamenya yuko hari ibyo bakoze bidasanzwe, batagomba nyine guhemukirana ahubwo bakarinda iryo sezerano. Byakomeje gucicikana yuko rero aba bantu nabo baje mu bantu baciye agahigo mu Rwanda, nyuma yuko birengagije ibinyabiziga abandi bagendamo, birengagije imodoka nziza, birengagiza n'ubundi buryo bwose bwakoreshwa. Baravuga bati twebwe tugomba kugenda ku kimashini, tukagenda kuri wambonye, aho umuhisi n'umugenzi amenya ibyabaye, aho abamotari bakangarana, aho abandi bagenzi bakangarana, ubundi ibintu bikabutamu, buri wese akamenya ingwe nkuru yadutse mu mujyi. Eugene Move rero yakoze agashya bwatamugiraga n'umujyi wa Muhanga, abantu benshi bari bamushaka barabibona, ariko ahanini n'urubyiruko, kubera yuko rwose ni ibintu bitangaje, bitari bisanzwe bimenyerewe, ni ibintu bitari bisanzwe bizwi muri kino gihugu, aho umugeni agenda mu kimashini kikorera imizigo, mu bimashini bihinga, mu mashini bigira gute mu gihe cy'ubukwe. Akaba ari agashya kandi gatangaje, ariko nyine bo bakaba bavuga yuko ari ibintu bishimiye, ari ibintu batekerejeho, ari ibintu batahubukiye, bitewe n'uko batewe ishema n'abo bari bo, kandi batewe ishema n'urugo rwabo, batewe ishema n'ibyo bakora, bitewe n'uko n'ubwumvikane bwabo, kandi biciye mu mucyo. Ni ukugaragaza ineza y'Imana, kuko burya ngo urugo ni umugisha, kandi umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Rero nta mpamvu yo kumujyana umuhishe, nta mpamvu yo kugenda witwikiriye. Ubwo babandi bagira amabenzi yabo n'andi mamodoka bagenda mu birahure bitabona bya fime, mumenye yuko muri guhisha ibyishimo rubanda, mumenye yuko rubanda rutabishimiye, kubera yuko ntibazi ngo utwayemo iki. Mujye mufungura n'ibyo birahure byanyu, abantu babone ibintu bigende neza. Iyi nkuru yakomeje kwica bigacika, kandi ni inkuru itangaje inashekeje, ariko muri make Imana izabubakire kandi izabaha umugisha. Imana ijye ibashyigikira mu byo bakora, bitewe n'uko ibintu byabo biciye mu mucyo, ibintu byabo birashimishije kandi biratangaje, ni ibintu bidasanzwe bimenyerewe, ariko nyine tugomba kumenyera ngo umuco uracika undi ukaza. Ariko ni ukwibaza ngo ibi bintu ntabwo byateza impanuka, ese ibi bintu birizewe? Nabyo nibyo kwibazwaho, ariko nanone tukishimira intambwe bateye, tukishimira umusingi n'ibuye bateye rya fondasiyo bashyizeho. Uyu ni umusingi w'ubuzima bushya. Eugene Move aciye agahigo kandi akora agashya, kandi abona ko akamwenyu ni kose, aba ku mudamu barishimye, mu marene nawe nuko, mbonsa nawe arahari. Ibintu ni ubutamu. Rero mwebwe muteganya kuzishinga, murumva ubukwe bwanyu buzaba bumeze bute? Mbese murumva mwebwe muzabikora mute kugira ngo ibintu byanyu bumwihariko abantu basigare babibazaho, cyangwa basigare bibuka amateka, mubere n'urugero abandi? Witekerezo, wigenzure, umenye neza, cyangwa uvuge ngo ibintu ngiye gukora nanjye bigomba ko ari ibintu by'umwihariko, bigomba ko ari ibintu bidashidikanywaho. Ako ni agakuru gashya mbazaniye ku munsi rero. Birashoboka kuba barakabonye, birashoboka kuba baruhari nawe, ariko rutaraye warabibonye nawe reba, wanarize urebe ngo mbese we uzakora iki. Nababwiye ko ibyanjye byose ntazajya mbatindira, n'udushya mu tundi. Ciao, bye bye, mugire amahoro ya Kristo.